Urambaza iki se? Uriya mugore mwaroze mwamuhoye iki? Namuhoye iki? Twapfuye umugabo. Mwapfuye umugabo? Ngibyo ibigaragariye aha ngaha. Yego. Byumvikane ngo aya ni amaraso y'uyu yari yaratanzwe kugira ngo ameneke agende mu gihe gitoya. Nubwo hashize igihe kirekire ariko bagendaga bongeramo ibindi n'umutima w'uriya mugabo we. Yego. Rekana nabikubwira buriya nubwo batabibona ariko buriya Liberatari yaratwaye umugabo we. N'umutima yarawutwaye. Buriya hari ibyo ndi kubonamo hariya byinshi. Ibyo ari kuvuga nabyo inzu ye yari ayifite iragurishwa iribwa na Liberata. Harimo Liberata. Murabona mwiki? Inde? Liberata? Niko. Buretse. Tuvura amarozi y'ubwoko bwose. Waba uhinga ntiweze. Uratwegera ubu ikindi waba urogerwa icyo gihe nabwo turagufasha tukaguha imiti ituma abantu batakuroga ukagenda nayo kandi ukajya ugenda umeze neza. Ikindi dutanga umuti w'urukundo. Ni ukuvuga ngo uzi ko umugabo wawe aguca inyuma uraza ukatwegera ukatubwira uti cyangwa se ubikeka ushobora no kuba utabizi neza ngo bihamye ariko ukaba ubikeka uraza ukatubwira uti mfite ikibazo kimeze gutya. Dufite uburyo tubikugenzereza umugabo wawe cyangwa se umugore yagenda aho ageze ntaveyo tutarahagera. Ikindi nanone ku bagabo badatera akabariro ngo bigende neza. Wigeze kumbwira ngo abantu bari hanze ngo bakwandikira kuri WhatsApp bakakohereza amafoto ukabafasha. Urugero nk'abaye baba bari nko muri Amerika bakaguha amafoto. Ese ibi bari kubibavura batiriwe baza hano bagakira? Amerika, Aziya, Oceania, Uburayi, aho uri hose ubwo Afrika niyo mvanyemo. Yego. Iyo mfite ifoto yawe na adresse yawe njyewe mba ngufite. Yego. Rwose aho uri hose urampamagara tukavugana nkagufasha niba ngi ubona biviremo hano njyewe mfite uburyo mbikurura nkabivanayo kandi uri iyo ngiyo. Yes, mbahaye ikaze kuri channel yanyu mukunda cyane, nizere ko mumeze neza aho muri mu mpande zitandukanye z'isi. Nshimira abantu mudahwema kutwika ko mudukunda kandi abantu mwakoze subscribe muri abantu b'ingenzi cyane. Murabizi rero tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, filimi, comedy cyangwa se ibiganiro by'imyidagaduro ndetse n'ubuzima busanzwe. Uyu munsi rero twagiye mu gice cy'ubuzima, twagiye gusura umuganga. Abenshi mushobora kuba mumuzi, hari abo yafashije n'abamubonye wenda ku ma televiziyo agiye atandukanye, bitewe rero n'ibintu twagiye tubona akora ndetse bitangaje. Uyu munsi turavuga ngo reka tujye kumusura natwe atuganirize, abwira abakunzi bacu bimwe mu bikorwa akora. Turakwakiriye kuri channel yacu. Murakoze cyane. Umeze neza? Nta kibazo. Yego, ndakeka n'ubwa mbere tukwakiriye kuri iyi channel, watangira noneho wibwira abantu badukurikiranye. Nitwa Muganga Rwibasira Antoine. Yego. Nk'abantu umuvuzi wa gakondo cyangwa se umuvuzi wa gihanga. Yego. Iyo uvuze ngo uri umuvuzi wa gihanga babishatse gusobanura iki? Uri umuvuzi w'Imana? Nyine dusobanurira nk'abantu iyo uvuze ngo uri umuvuzi wa gihanga ubushatse gusobanura iki? Iyo uvuze Imana nemera ko Imana iri hejuru yanjye. Yego. Ikaba iri hejuru y'abantu bose, ikaba iri hejuru y'ibintu byose. Yego. Kuvuga ko ndi umuvuzi wa gihanga nuko nkoresha imiti ituruka mu bimera. Yego. Abo nitwe twitwa abavuzi cyangwa se abaganga ba gihanga cyangwa se abaganga gakondo. Yego. Wenda tuzi ubwoko bwinshi bw'abaganga. Iyo twumvisha umuganga turatangira twavuga ati wenda uriya yize university, yize masters n'amashuri menshi cyane, ariko batubwira ati ngende umuganga wa gihanga cyangwa se umuganga gakondo. Nkahita nibaza ni ese umuganga gakondo we aba yarize ibiki, se yize amashuri angahe, mbese byagusabye iki kugira ngo ugere kuri iyo level y'ubuganga? Okay, 90% y'abantu uzumva bitwa abaganga ba gihanga ni ibintu biba bituruka ku mirage y'igisekuruza cyangwa se ababyeyi babo. Muri make ni ibintu bituruka mu maraso baba baravukanye cyangwa se ku bintu baba bararazwe. Yego. Nguwo umuvuzi wa gihanga cyangwa se umuvuzi wa gakondo wariwe. Yego. Hanyuma se umuga noneho twamaze kumva muganga gakondo wariwe, watunyuriramo zimwe mu ndwara ubasha kuvura?
ntabwo ari zimwe ahubwo ndababwira nyinshi. Yego nta kibazo. Tuvura amarozi y'ubwoko bwose. Ubundi se hariho amarozi y'amatamikano, amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano, ayo yose ni amarozi tuvura. Ikindi waba uhinga ntiweze, uratwegera tukagufasha, ugahinga rwose ukabona ibintu biragenda neza. Ubu ikindi waba urogerwa, icyo gihe nabwo turagufasha tukaguha imiti ituma abantu batakuroga, ukagenda nayo kandi ukajya ugenda umeze neza nta kibazo ufite. Ikindi dutanga umuti w'urukundo cyane cyane ku bashakanye n'abashaka kurushinga. Umuti w'urukundo turawutanga rwose pe, ukabona ibintu biragenda neza cyane. Ikindi dutanga umuti w'ishaba. Ku bacuruza ibintu ntibigende, umuti w'ishaba rwose turawutanga, tuba tuwufite turawuguha, ibintu bikagenda neza. Dutanga umuti ku bashakanye iyo bacana inyuma. Iyo bacana inyuma haba hari impamvu, kandi haba hari impamvu ikomeye cyane. Ni nka byo nicyo twumva ngo umuntu ngo yaciye inyuma umugore we ngo bagiye gusambana ngo barafatana kurekurana biranga, nibyo ukora? Cyane rwose. Ni ukuvuga ngo uzi ko umugabo wawe aguca inyuma, uraza ukatwegera, ukatubwira uti cyangwa se ubikeka. Ushobora no kuba utabizi neza ngo ubihamye, ariko ukaba ubikeka. Uraza ukatubwira uti mfite ikibazo kimeze gutya. Dufite uburyo tubikugenzereza, umugabo wawe cyangwa se umugore yagenda aho ageze ntaveyo tutarahagera. Bikaba ngombwa ko tubanza tukahagera akabona kuhava. Ibyo ni ibintu nyine ntabwo ari byo gusa, ni byinshi. Dutanga umuti w'ababuze urubyaro. Hari abantu bashakana ugasanga babuze urubyaro, bakajya kwa muganga bakabwira ko nta kibazo bafite, ariko mu by'ukuri ikibazo kiba gihari. Haraza uwo muti tukawumuha kandi bikagenda neza. Ikindi tuvura ku bagore babuze icyo bita amavangingo. Icyo ni ikintu gisenya ingo nyinshi cyane. Ariko ku bagore badafite amavangingo cyangwa se bayafite adahagije, baratwegera tukaganira nabo, ikibazo tukakibakemurira bikagenda neza. Ikindi nanone ku bagabo badatera akabariro ngo bigende neza, abo ngabo nabo baratwegera tukaganira, ikibazo tukagikemura, ugasanga bari kuza kudushimira ati rwose muganga mwagize neza, urugo rusigaye rwubakwa, ibitaragendaga ubu tuvugana nta kibazo gihari. Muga nyine unteye amatsiko, uraza kumbabarira nkwinjirire mu buzima ho gatoya. Uravuze uti turogora ibintu byose, nyine ikintu cyanye n'amarozi byose turebaho. Nkahita nibaza, mu buzima busanzwe tuzi ko umuntu ushobora gukora virusi ari nayo umuntu ukora antivirusi. Nkibaza nimba ushaka kuvura uburozi runaka, uzi n'uburyo ubwo burozi wabukoramo. Ese igihe umuntu aguhemukiye ukababara, uwo muntu ntiwanabasha kumuroga? Nta muntu wampemukira. Njyewe ubwanjye ku giti cyanjye nta muntu wampemukira. Kuko nawe ubwo ampemukiye ntabwo byamugwa neza. Ariko njye mu bintu ndwanya abantu bahemukira abandi. Kuko hari n'ikiganiro nigeze gutanga ku yandi mateleviziyo ubushize, niba hari ikintu ndwanya cyane, abarozi n'abajura. Ni nayo mpamvu nakubwiye ko nshobora kuba nibagiye kukikubwiraho, ariko tugaruza ibyibwe. Bityo rero umujura njyewe ndamurwanya cyane kandi nivuye inyuma. Umurozi ndamurwanya kandi nivuye inyuma. Uraza kumubera nkubaza akabazo gatoya. Ushobora kuza kumfasha kuntandukanyiriza umuganga gakondo cyangwa se umuvuzi gakondo n'umupfumu? Donc bivuga ngo umupfumu ni umuntu ubaho ngaho gutyo gusa, atizera Imana. Cyangwa se yanayizera ntiyizera imbaraga zayo. Ariko twabaganga gakondo twemera ko Imana, Uwiteka, Rurema, Gihanga, Yehova, Allah ariyo Mana ishobora byose. Izo mana zose mvuze bazita ku buryo butandukanye, ariko uwo ari we wese yumva ko twe ibyo dukoresha 90% ni ibimera. Twemera rero ko Imana niyo yashyizeho ibyo bimera dukoresha. Hagati aho rero
njye ntabwo ndi umupfumu, ntabwo ndi umupfumu, ahubwo ndi umuganga. N'abapfumu nta nubwo mbemera, ahubwo njyewe ndi umuganga, ndi umuvuzi. Yego. Wowe uravuze ati njyewe ndi umuganga, ndi umuvuzi. Ni ukuvuga ngo abapfumu bo ntabwo bizera Imana, we wizera Imana agakoresha n'ibintu yaremye. Nkahita nibaza, ese ubwo mituweli iracyari ngombwa? Nimba uhabwa ubushobozi n'Imana ugakoresha n'ibintu yaremye, kwirirwa dutanga mituweli mu Banyarwanda biracyari ngombwa? Kandi muganga Antoine ahari ndetse na bagenzi be bakora akazi nk'akakora. Mituweli ni ngombwa cyane, na cyane ndetse kuko nubwo nkubwira ngo twe turavura, yego, ntabwo tujya kuvana abantu kwa muganga. Ni ngombwa kugira ngo ubanze ujye kwa muganga wivuze mu kizungu, yego, kuko niyo uje ahangaha mbanza kukubaza niba warageze mu kizungu. Yego. Ntabwo nagufata ngo wumvuge ngo ndahita nkuvura utarageze mu kizungu. Ugomba kubanza kujya mu kizungu ugakoresha mituweli. Ariko hari abantu benshi, umunyamakuru namwe murabizi, ugera kwa muganga kandi warembye bakagusangamo ya ndwara abantu bamwe bajya bita negatifu. Yego. Izo za negatifu rero twe nizo zidusanga. Izo za negatifu nizo tuba dukeneye, kuko akenshi kwa muganga bibona nka negatifu, ariko twe tuyibona nk'uburwayi bufite aho bwaturutse, tuyibona nk'uburwayi bufite inkomoko. Ibyo nibyo twibandaho cyane. Hagati aho rero rwose mituweli turayemera cyane. Mituweli nanjye ubwanjye ndayigira, n'abana banjye barazigira, baragenda bakivuza kwa muganga. Yego. Byaba ngombwa zimwe muri ziriya ndwara nakubwiye nizo bagenda bansanga kugira ngo mbafashe. Niyo mpamvu hano akenshi ujya usanga hari abantu benshi cyane banza kubabaza ko bavuye kwa muganga, ndetse ndababwira ngo mubanze mujye kwa muganga babanze babasuzume, nimubona binaniranye mubone mu nyegere. None se muganga naje kugusura, wenda nzi ko nji wawe ngo dukore ikiganiro, ariko mbona uri ahantu mu nzu nini cyane, mbona hameze nkaho n'ubundi ari ibitaro. Ndibaza niyo address abantu bagusanga kuvuga ati wenda ndarwaye ngiye kwivuriza CHK, ngiye ku bitaro runaka, niho bagusanga, cyangwa se hari ubundi buryo bakubonamo bundi? Nyine dusobanure, wenda umuntu avuze ati ndwaye ibintu nyine nkeneye kujya kureba muganga gakondo, ndashaka muganga Antoine, bigenda bite ngo bakugereho? Okay, iyo ushaka kongeraho nimero zanjye ziba zihari. Baraguhamagara za telefone, kuri telefone, kuri WhatsApp ziba ziriho. Yego. Ubwo rero unshaka wese kuvuga ngo ahangaha wahasanze abantu benshi ni nk'ibitaro. Yego. Nibyo koko abantu baba bahari, ahubwo baba bafite n'amarande batandukanye. Yego. Buriya abo wabonye hanze hari buri wese afite isaha ye agomba kuza kongereraho. Yego. Ikindi nshaka kukubwira nuko nubwo waba uri kure, utari hafi ahangaha, yego, uriyo mu ntara za kure zitegereye ahangaha, yego, urampamagara tukavugana, nkaguha randevu, nkaguha gahunda. Waba uri kure mu mahanga uramvugisha ukanyohereza ifoto yawe. Yego. Iyo ngiye irahagije, kuko ubwo iyo wanyohereje ifoto n'amazina yawe mba nayabonye, ubwo turavugana. Bari wabonye hanze harimo abantu bo hanze bo mu mahanga, ariko ubwo byabaye ngombwa yuko baza. Urumva harimo n'abadakoresha ikinyarwanda, bagomba kuzana abasemuzi. Yego. Ubwo turavugana bakaza biturutse no kuri gahunda twahanye, cyane cyane akenshi nuko dukora, ntabwo mba kure y'abantu uwo ari we wese. Aho waba uri hose unyoherereza ifoto, ubundi tugahana gahunda, ibyo dushaka tukabikora kandi bikagenda neza. Yego. 0788 yego 36 74 93. Izo ziba no kuri WhatsApp no kuri call byose cyane rwose. Hanyuma se wenda nk'abantu basan ndumva hari abantu bagushaka, babwire binjire cyangwa mbarebe, nimwinjira bari gukomanga, abari gukomanga nimwinjire. Mwiriwe neza, amakuru yanyu, mugira ikibazo abamusanzemo n'abaye isaha ya 5:20, none ndabona bigeze 6:00. Ntacyo mwakwihangana, n'ubundi bwo kuvugana nabo nta kibazo cyaba gihari. Namwe mwakwihangana kuvugana n'umunyamakuru, ndatekereza ko nta kibazo cyaba gihari. Abanyamakuru sari cyo babatwaye n'abanyarwanda bagenzi bacu.
muga nabaje kwivuza cyangwa nagushaka mu zindi gahunda zitandukanye? nta wunshaka mu zindi gahunda zitandukanye uza ahangaha. Ahangaha ni aho mvurira. Unavuga ngo nabaje kwivuza? None se wowe waba unsuye nkakuzana ahangaha? Ahubwo se muga ndungutse agatekerezo. Nubundi naje kugusura ngo tuganire, nabonye ukora ibitangaza byinshi ku mateleviziyo atandukanye bituma nza gushaka ngo tuganire. Ko naringiza amahirwe, reka mbyita amahirwe, nda nubwo bo bari mu bibazo baranyihangana, ariko ngiye mbyisa amahirwe ku ruhande rwanjye, ukaba tubonye abarwayi wenda baje naho bakaza mu isaha twari turi mu kiganiro. Ntago wadufasha ibyo bintu tukabihuza, noneho ukabavura, noneho tunirebera n'amaso yacu abantu tukabereka ibintu byanyabyo nyine, noneho apana kubabwira ngo ukora ibi, ahubwo tukabereka ibyo ukora nimba wenda bitababangamira cyane. Ku rwanjye ruhande nta cyambangamira, kandi ntekereza ko nabo sinzi mwababaza nta kibazo gihari. Waye badusabira wenda reka mbahe mikoro batuvugishaho gatoya. Nta kibazo ko twe tuje kwivuza, se nta kibazo. Kubavura umunyamakuru abireba, kuko gahunda yari iriho uyu munsi ni ukubasuzuma. Si we twavuganaga kuri telefone? Yego, ni njyewe. Niwe twavuganaga kuri telefone. Yego. Uwo muntu we ko yafashe inkweto mu ntoki? Mwihorere, ararwaye. Niyo mpamvu muzanye nyine. Ararwaye. Ibyo nagutumye wabizanye? Yego, nabizanye. Mubwira ashyira inkweto hasi. Ndagirana. Ubu tuvugana rero ntabwo yabikwemerera, ubwo yabyanze nyine. Ubwo yabyanze, ariko ntacyo arabikora. Arabikora ntugire ikibazo. Mbo reka ndebe uburyo nabafasha. Ibyo nagutumye wabizanye? Yego, nabizanye ngiye. Sawa. Reka ndebe uburyo nabafasha. Abanyamakuru ndabizi, ubwo namwe muradukurikirana. Madame, amakuru yawe? Uraho? Amakuru yawe? Ahanga wageze urahazi? Ubundi se mu buzima busanzwe ntabwo ajya avuga? Aravuga, ariko avuga ashaka. Avuga ari uko abishatse? Yego. Mweshe kuri aya mazi. Yamunyweshe? Urayanywa? Urayaciriye? Yanywe? Ibi birabaye. Mbo bumuretse bawicayeho gatoya. Niko se madame? Uyu ni umurwayi. Ubundi twe kuvuza. Ubundi twebwe uko byagenda kose ufite kwizera ko umurwayi wawe ari bukire? Yego, ufite kwizera kuko uyu mukuru wanjye amaze imyaka 3 yose. Byaragenze kuruzi ko nabikubwiye kuri telefone. Aya wikwirwa ubimbwira ndabibona. Niba ibyo wambwiye ari ukuri ndaza kubibona. Yego. Ufite kwizera ko umurwayi wawe ari bukire? Yego, ndizeye. Niyo mpamvu rero twe tubabwira ngo banyamakuru mu byumve, niyo mpamvu tubabwira ko twe dutandukanye n'abapfumu. Twe iyo umuntu aje hano yizeye ko ari bukire, n'ubundi bwo agenda akize. Icyo niko kiriho. Uriya mu mama nubwo atavuga, ariko arava hano avuga, ndetse arava hano agenda neza. Umuzanye apfa kuba byizeye, nawe ubwo abyizeye. Ntamaze kunywa amazi, si amazi y'umugezi anyweye, ariko ubu buretse. Niko madame, amakuru yawe? Sinababwiye ni meza? Ibintu nabatumye mubizane, mubishyire muri iyo base. Vanamo ko kajerekani karimo. Wowe mukobwa wamuzanye. Akira ni yamagi bantamo.
nagutumye amagi angahe? abiri. Ntabwo nshaka kuyakoraho. Yasuka aho ngaho, yashyiraho ngaho mu ibasi. Sukaho mu ibase. Ni amagi abiri. Shyiramo aho mu ibase. Rekiramo icyo gipapuro, ntabwo ari ngombwa kugikuramo. Okay. Ngaho wambwira uko byagenze. Mukuru wanjye nyuma yaho umugabo barashwana baratandukana. Umugabo we ashaka undi mugore. Tugiye kubona tubona atangiye kuvuga batamubajije, akavuga ashaka, mbese muri make tugira ngo mu mutwe ntago yuzuye. Uwavuga ashaka, tujya kwa muganga, tujya mu badogiteri, twagera kwa muganga indwara bakayibura. Nuko byagenze. Guhagarara kuvuga byagenze gute? Aravuga ubu ashaka yavuga. Avuga ari uko bishatse? Yego. Niko mada, kuki udashaka kuvuga? Akora ibyo ashaka muri make. Shyira inkweto hasi, shyira inkweto hasi. Inkweto ntabwo bazishyira ku bibero, bazishyira hasi bakazikandagiramo. Ngo zitandura. Zitandura? Ibimanuka ntabwo mubibona. Aya magi mwayavanye mu nkoko ziwanyu mwiyororeye? Zororewe mu rugo rwawe cyangwa zororewe mu rugo rwa mukuru wawe? Mu rugo rwa mukuru wawe. Si ibyo nakubwiye se ngo urazishyira hasi uzambare? Uzambaye nabi, zambare neza. Urava hano kandi urava hano ukize, ugenda neza. Ngaho ufata ikirenge cyawe kimwe. Ubu turimo kumvikana noneho neza? Urimo kumbona? Wageze hano ryari? Nambaye iki? Imyenda. Wambaye imyenda? Nambaye imyenda. Ipantaro irasite? Umukara. Umukara? Ibi yabibonaga? Okay. Ngaho haguruka, haguruka. Mufata haguruke. Arahaguruka regiye bishaka. Ariya magi se mwayakuye hehe? Mu rugo, iwe mu rugo rwe. Iwe mu rugo rwe? Yoroye inkoko? Okay. Mwayavanye ku gisasiro aho zayatereye? Nta handi mwayacishije? Kandagiramo uyamene. Ayo magi kandagiramo uyamene. Se yitwa nde? Beatrice. Beatrice? Amakuru yawe? Kandagira muri iyo base. Kandagiramo, ukoresha ibishoboka byose umene igi rimwe. Nabanza amene rimwe, yongera amene n'irindi. Arafatanye? Oya, nakandagiremo abanza amene rimwe, bigaragare ko rimenetse. Okay. Mena n'irindi rya kabiri. Fanaho. Okay. Ngaho ni mwicare. Aya mazi nayo umugezi. Sukamo makeya nko hariya. We waje umuzanye. Beretseho, rekeraho. Beatrice. Umeze ute?
umeze neza? hambura ariya magi turebe ibirimo. wowe wamuzanye yahambure. mugabo ko byabaye gutya nyine ni uko byabaye. ngize ubwoba si wowe wayazanye se? yesu mugabo harimo igisimba harimo igisimba? yesu we mugari birabura ni uko bimeze birimo. Beatiri, wajya kugira ikibazo cyo kuribwa? abanyamakuru ntimugire ikibazo cyangwa se ngo bibatere ubwoba, ubwo ni uko ibintu biri. Beatiri, wabasha kuzamura akaguru gutya ukongera ukakamanura? bikore turebe. ambara inkweto neza ariko. biriya ntabwo ubizi, ndabikubwira mu kanya. okay, ngaho nimwicare. niko madamu we wazanye Beatrice. we kwiri oya ntugire icyo buretse ntugire ikibazo. ibi se wabibonye? ibi ngibi nyine ni uko byagenze. ibi ngibi dore uko bimeze gutya, ni amarozi bari baraguteze. ibi ni amarozi baguteze. mada icaze uyu muntu wawe nta kibazo gihari. nta kibazo nakomera ariko niko murabizi ibi bintu umuntu wabibakoreye. muhaguruke aha murimo kuyitegereza, murimo kuhareba, mukomeze murebemo. nta kintu mubonamo. harimo Liberata. Liberata we ndaguhamagara Liberata. ndi kukumva. ibyo nkubaza unsubize nk'uko mbikubajije. urambaza iki se? uriya mugore mwaroze mwamuhoye iki? namuhoye iki? twapfuye umugabo. mwapfuye umugabo? ubu kuva uyu munota tuvugana uri tayari kubihagarika? kubihagarika se? ntiwongere kumuroga cyangwa kumwirukankaho cyangwa kumukurikirana? ntabwo namureka. ugomba kumureka. ntabwo namureka, nzamwica. utamuretse ndagutwika. nzamwica. ndagutwika utabiretse. nshaka ko umugabo aba uwanjye. ntabwo umugabo ari uwawe, ugomba kuva kuri uriya mugore. oya agomba gupfa. ntubabure ngutwike. nushaka ariko nzamwica. ntabwo uzamushobora kuko nibyo waramuteze byose nabikuyemo. ntacyo uzamutwara, nta nubwo uzamushobora kuko ubudahangarwa bwawe ubu narangije kubusenya. uwo muvugana uramuzi? ntabwo muzi. uwo muvugana ntabwo muzi? ntabwo muzi. uhereye umwanya mumenye. mumenye siki. mumenye niwibeshye ukongera kugira icyo umukoro cyangwa ukongera kumukurikirana nzagutwika kandi nzakubabura, umubiri wose uzahura n'ibibazo. ngaho babarira. urabyemeye? babarira. uranyumvise? ndi gushya. uranyumvise? ndi kubyumva. okay, namurekura. ntuzongere kumukurikirana. ingo wene uravuga iki? urukunjomba igiti we namurekuye, ntabwo nzongera. uzongera kumukurikirana? oya. okay, ngaho rero ubu tuvugana ndakuretse, ariko ninumva ngo wongeye kugira ibyo umwoherereza cyangwa numva ko ufite ibindi bintu wamuteze uzahura n'ibibazo. urabyumva? ndi kubyumva. urabiretse? ndabiretse we, ndi gushya wereka kunjomba. sawa. harimo Liberata. murabona mwiki? inde? Liberata? niko buretse. okay, oya buretse wivuga byinshi. mada icara. uyu nguyu ni ngombwa. abanyamakuru mujye mutwihanganira, ibintu nk'ibi ngibi bibaho, ubwo nyine ni uko biri, nta kundi twabigenza. ibyo nubwo byakozwe na Liberata ariko usabwe kugira ubwenge n'umutima mwiza.
oya ntabwo haguruka 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 icara hariya icara hariya icara humura urukumva utari gushinga neza urukumva ukomeye wabonye Liberata wamubonye hehe muri ya mubase amubonye mbo umva rero ubu waje uri umurwayi ariko nizera ko ugiye gutaha uri muzima icyatumaga utavuga urakizi oya ntanyizi ibyakuryaga urabizi ntabibonye biriya ni biriya bifatanije nande na Liberata sinkubwiye ngo ujye gushwana nande na Liberata sinkubwiye ngo ujye gushwana na Liberata okay sawa ubwo abanyamakuru ngira ngo ahari mwaba muturetseho gatoya buriya hari ibintu ngomba kubanza kuvugana n'aba ngaba kuko ubu ndamutse mbirekeye aha ngaha wasanga biteye amakimbirane n'ibibazo mu miryango yego sinzi niba nakubaza gato none se ibi bintu tubonye mu mazi nyine ko bashyizemo amagi tubona ari amagi asanzwe ongeraho kandi yavuye iwabo bizaniye arayamena tubona havuyemo ibisimba usutsemo amazi tubona hajemo ifoto y'umuntu none se ibi tubyite ngo iki aho niho nakubwiye twebwe dukorera kandi tukamenya ibintu byinshi yego ubu ni ukuvuga ngo iki nicyo bita gusuzuma yego ntabwo nari natangira igikorwa nyirizina cyo kuvura ari nayo mpamvu nkubwiye ngo ikigiye gukurikiraho nyihanganiraho gatoya kuko ubu tuvugana ngiye kuganira nabo ku kijyanye n'ubuvuzi urabona uriya Liberata ntabwo nari muzi yego na n'ubu sinahura nawe mu nzira ngo nkumenye ngo mumenye yego ariko hari agapapuro ubonye nazemo nyuma karimo imiti muri biriya bintu byavuye iwabo niko kanyeretse Liberata ko ari we nyirabayazana w'ibyo bintu bivuga rero ngo ubu ngiye gutangira igikorwa cyo guhangana na Liberata none se muga igihe umurwayi yararyamye hasi aravuze ngo Liberata ndamwereka bivuze ko muri we afite umutima wo kwihorera ese nabyo uraza kubimufashamo wenda Liberata mu mwice cyangwa mu mukore nk'ibyo yamukoze niyo mpamvu nkubwiye ngo uba wicayeho gatoya duha umwanya ngewe mvugane nawe kuko ngiye kuvugana nawe ku buryo buhagije sinshobora gutuma Liberata agira ikintu na gitoya amutwara ahubwo ngo icyo narwana nacyo ni ukugira ngo ibitekerezo bya Liberata n'ibyo Liberata akora biveho uyu nguyu abe muzima mbica amazi bibe imfabusa ariko urumva Liberata yaramuhemukiye kandi arashaka kwihimura cyane rwose yaramuhemukiye ariko buryo umenye ngo ibyago by'umwe ni amahirwe y'undi yego niba Liberata yashakaga ko uyu nguyu apfa yego akaba adapfuye Liberata agize ibyago ku byo yateguye uyu nguyu nawe agize amahirwe ni ukuvuga ngo Liberata agomba kurizwa n'uko uyu nguyu atapfuye uyu nguyu nawe agashimishwa n'uko akize ibyo Liberata yamuteze none se muga wenda mbabara ntago nkutinze wenda wakira abarwayi reka kankubaza akantu k'amatsiko biramutse bibaye ugasanga uwo nguwo Liberata turi kuvuga ngo ugiye guhangana nawe ugasanga akurushije imbaraga ese icyo gihe wakora iki ntabwo ibyo bibaho uburyo namubonye byo byonyine ntabwo yari azi ko nzamubona yego ntabwo ari byo kuvuga ngo yandusha imbaraga ntabwo byo kuvuga ngo yandusha ingufu ni kimwe n'uko bavuga ngo ese umwana w'uruhinja cyangwa se umwana wo mu wa kabiri primaire arwanye na se byagenda bite ariko Liberata ntabwo umuzi ntabwo uzi imbaraga afite uko zingana ndazibona ubundi kuziraho narangije no kuzica amazi ubu tuvugana n'umuti ngiye kubahereza nibahura na Liberata arirukanka ahubwo none se ko usutsemo amazi meza mwananywagaho n'abarwayi banyweho nawe wasomyeho hanyuma nkambona bisa nk'amaraso cyangwa se irindi bara ntazi byo bigenze biti hari icyo bita imbaraga n'ubushobozi yego imbaraga n'ubushobozi n'amaraso yari yaratanzwe muriya kugira ngo apfe ngibyo ibigaragariye aha ngaha yego byumvikane ngo aya ni amaraso y'uyu yari yaratanzwe kugira ngo ameneke agende mu gihe gitoya nubwo hashize igihe kirekire ariko bagendaga bongeramo ibindi nyine cyo nkubaza ayo maraso avuye he ko wasutsemo amazi nta kindi kintu kirimo ayo maraso ageze mu ibase gute uko nguko wambaza ni icyo kibazo ni ikibazo cyoroshye cyane icyo bita imiti
icyo bita imiti yacu ni icyo akora, aragenda agakurura ibyo biriyo ngiyo. Oya, uretse icyo turaza kukivuganaho. Ni ukuvuga ngo aragenda agakurura ibyo biriyo ngiyo bikaza bikajyamo imbere yanjye nkabibona. Hanyuma bazanye amagi, wabutumye amagi inkoko zabo boroye. Amagi barayamennye havuyemo ibisimba. Bigenze bite se kwanga noneho amagi bizaniye? Nese n'inkoko ze yari yaraziroze kugira ngo zigire ibikoko mu nda? Ni ukuvuga ngo abafite ibintu yamurogeyemo. Yego. Abafite ibintu yamurogeyemo, abafite uburyo yabiteguye, akabituma uyu nguyu atanabizi. Hanyuma ni ukuvuga ngo byavuye iwabo aho byari biri, ibindi biva mu mubiri we, ariko ubu tuvugana fini termine. Wenda ngiye gusoza ikiganiro nifitiye n'ubwoba nkore kuko ntugire ubwoba ukomeze ubafashe. Ahubwo wenda cyanyuma nakubaza, ese nyuma y'ahangaho bagiye gukurikiraho iki? Barasubira mu buzima busanzwe? Ugiye kubaha ibitaro hano? Ese ko nimba ari Berata bumva ari umushiti wabo wa hafi, banaturanye banabonana, nibongera guhura noneho bizagenda biti? Ubu hagiye kuba icyo bita counseling. Yego. Ubu tuvugana nawe ubwi iba ari kuvuga gutya, mukangiye kwindura, ngiye kubagiramo inama. Yego. Ngiye kubagira inama y'uburyo babyifatamo, ngiye kubagira inama y'uburyo babyitwaramo, kandi ikigutangaza buriya nuko oya hano ntabwo haguma n'umutima wuriya mugabo we. Yego. Rekana nabikubwira buriya nubwo batabibona, ariko buriya Liberata yaratwaye umugabo we. N'umutima yarawutwaye. Buriya hari ibyo ndi kubonamo hariya byinshi, ibyo ari kuvuga nabyo, inzu ye yari ayifite iragurishwa iribwa na Liberata. Ariko ibyo byose twebwe iyo wageze hano turakuganiriza, nicyo cya mbere. Ubwo iba ari guhiga ngo aramwereka, ubwo nge nimara kuganira nawe mfite n'umuti ndi bubahe ku buryo bari bugende bakabana neza. Nyine ndibaza nibongera guhura na Liberata noneho. Ubu tuvugana kuri umunota bahuye, Liberata ntago ashobora kuvuga ati baba jinga nago bapfuye reka nze noneho nongere nshyiremo ibindi. Ahubwo Liberata araza kubasaba imbabazi. Ubu tuvugana kuri uyu munota, nge hari ikiganiro tugiye kugirana, hari n'amasezerano ngiye gukorana nabo, ku buryo bari bugende bagasanga Liberata ahagaze mu rugo ati narinje kubasaba imbabazi z'ibyabaye. Nawe ubwe ubu tuvugana ntabwo azi ibyabaye, ariko ubu nibagera mu rugo kubera umuti ngiye kuba, baragera mu rugo iwabo basange yo Liberata, kandi yari amaze umwaka n'amezi 5, yari amaze umwaka n'amezi 5 atahagera, ariko ubu nibashyikayo baramusangayo. Nuko wenda mutazongera kubonana bazabikubwira. Mfasha umpere uriya mukobwa mikoro, maze ikibazo kimwe cyonyine nigendere rwose nsige uri kumwitaho. Aryo tubiye ko witwa ndi? Nitwa Nyirarukundo. Ndavuga wowe. Njyewe nitwa Uwimpuhwe Antoinette. Hanyuma se ukurikije wenda uburibwe mwanyuzemo n'ibibazo mwanyuzemo, muri wowe urumva waguha ubushobozi uwo harya yitwa Liberata? Urumva Liberata wamukorera iki? Umva munyamakuru we, ibi bintu bibaye mu maso yanjye binanteye n'ubwoba. Uyu mukuru wanjye yaragendaga agaceceka, akabikira agiye akananirwa kuvuga. Yego. Uyu muganga amuhamagaye antumariye amagi, arayakandagiye mbona haturutsemo ibisimba. Mbona aya mazi y'umwera abaye umutuku. Yego. Yewe nubwo bamfite sinzi niba ndi bugire. Ari kuvuga ati n'amaguru yakize. Yego. Urumva se ufite umutima wo kumubabarira cyane, nawe urumva wajya gushaka uburozi nawe ukihorera nkuko yabigukoreye? Ewe yanjyaniye n'inzu, yarayijyanye inzu yanjye, ngagutwara n'umugabo. Ntwarira n'umugabo. Ihangane ubwo ageze kwa muganga birakemuka. Muganga we, dore ibintu bimvuyemo. Ihangane. Muga rero ndumva nakure kugasigara noneho ubitaho, ngewe reka nsubikira ikiganiro ahangaha, wenda tushobora kuzaza kuganira nawe udafite abarwayi benshi nkuko byari biri uyu munsi. Twereka dusoreza ahangaha tusoza ikiganiro dutahe tugusige wita ku barwayi, keretse wenda hari ubundi butumwa wumva wageza ku bantu badukurikiye, cyangwa se wenda ikindi kintu naba nasimbutseho gatoya ukagira ikintu bibutsa ubundi tugasoza ikiganiro. Ikintu nabibutsa cyangwa se nabwira n'abandi bantu bose batwumva, nuko igihe icyo ari cyo cyose batugana, kandi kabone nubwo baba bari kure nkuko nabibabwiye, ko tugeraho biroroshye cyane. Naho ibijyanye n'abangaba mubonye byo ntimugire ikibazo, nubwo mwafata kontakite zabo ubutaha mwazaza, ariko ntabwo ari ngombwa kuza kuzifatira hano. Ikindi kintu nibagiwe kubabwiraho
ni uko n'ikintu cyitwa uburemba nacyo ku bagabo turakivura. Bivuga rero ngo rwose bajye badusanga mugamba barira byo gutinza ariko nyihanganira nyine nakanu gato nakanyuma ntago nongera kuvuga uravuze ngo ego wugeze kumbwira ngo abantu bari hanze ngo bakwandikira kuri WhatsApp bakakohereza amafoto ukabafasha. Urugero nk'abaye baba bari nko muri Amerika bakaguha amafoto, ese ibi wari kubibavura batiriwe baza hano bagakira? Amerika, Aziya, Oceania, Uburayi, aho uri hose ubwo Afrika niyo mvanyemo. Yego. Iyo mfite ifoto yawe na adresse yawe njyewe mba ngufite. Yego. Rwose aho uri hose urampamagara tukavugana nkagufasha, niba ngi ubona biviremo hano njyewe mfite uburyo mbikurura nkabivanayo kandi uri iyo ngiyo. Umuntu akaba ari muri Amerika akaguha ifoto ukamuvura wicaye hano nawe yicayeyo. None se abanyamakuru reka mbabaze, iyo uri hano kuri telefone ntuhamagara umuntu uri muri Amerika? Yego. Ni muri Amerika umbajereka nanjye abiriho mvuga. Yego. Uko mpamagara umuntu uri muri Amerika rero nkoresheje imiti yanjye n'ubushobozi bwanjye. Yego. Niko mpamagara n'ibirozi biri muri Amerika bikaza njyewe nkabihamba hondi. Buriya mu kanya hari akabazo umbajije gateye gutyo, ariko njyewe n'ibirozi biri muri Amerika ngomba kubivanayo nkabizana hano nkabihamba hano, ikibazo aho uri kigakemuka nkuko tuvuganira kuri telefone gutya, nkuko tuvuganira kuri telefone gutya, icyo nkaba nakohereza amafaranga uri muri Amerika cyangwa se nawe ukaba wayanyoherereza, nkaba nakohereza amafaranga uri Burayi cyangwa se nawe ukayanyohereza. Ni nako n'imiti yacu ishobora kugenda gutyo, uri Burayi tukumvikana uburyo twumvikana ugakira kandi utageze hano, njye ibintu nkabirangiriza hano muri office. Nk'umugabo akabayibereye Burayi ntabasha gutera akabariro neza akaguha ifoto ukabikemura rwose ikibazo kigakemuka rwose mu minota mikeya mu gihe gito gishoboka. Tupfa kuba twavuganye wanyohereje ifoto na adresse yawe. Muga wakoze ku kiganiro wampaye, umbabarire nagutindije kwakira abantu. Reka nsoreza ahangaha, ubwo wenda bifuza ibindi birambuye ku byo tutavuze bazaguhamagara kuri nimero wabahaye. Nimero ndaza kwandika ku kiganiro kugira ngo ababyifuza bazabashe kuyibona hafi, ubundi bakaba baguhamagara mukagirana ibiganiro. Nibinadukuna tuzagusura wenda tukubaza ibindi byinshi, wenda abafite ibindi bibazo bazabyandika muri comment, tuzaza tukugane udusobanurire n'ibindi birambuye bitari ibingibi wenda. Reka nsoze nkwifuriza umunsi mwiza, usigare wita ku barwayi. Murakoze cyane. Murakoze namwe.